ushaka nabi koko we nshaka umugore dukundanye ibintu byose mbimuha ataka inyama nkamugurira ataka ibiki nkamugurira ariko reba ibyanyituye pe nagahinda kweri umugore namuzanye mfite amazu mfite ifame pfiriya mu gishanga mfite ibintu byose ariko mana we mbega ibintu nkoreye we ngo arashaka ko dusohokana bya buri munsi ngo arashaka ko tujyana ahangaha arashaka ko tugaruka aha ngo ndihirira abana amashuri ahenze nanjye ubwanjye ntaza ariko si uko mbigenje nte koko none ubu ngubu ndirihiriye umwana wa mbere ararangije uwo wa kabiri aramwirukankanye sinzi yamujyanye subwoko ibintu ni iki koko mbega William arakoze rwose ubu ngubu nibazaga ahantu ndi burye none hari hanshanze ariko arakoze kuba ariko Imana izamuha umugisha kuba amaye amafaranga nkaba nabasha kujya kurya nubwo naraye hanze ariko uyu munsi ndizera nari burare hanze kuko ndariye ndahaze ubu ngubu ngiye gushaka ahantu nanjye nsaba akazi nk'uko yabimbwiye nanjye mbashe kugira icyo nakora nkabona naho ndi burare rwose yanyunguye agatekerezo numvisha ariko rwose ariko noneho muranteze siporo za masaha sha ntabwo uzi ibintu koko byambaye faye nibikize sha none ndi mu bitaro niyo mpamvu ndi gukora udusiporo wenda ngo ndebe ko mbasha kugarura izindi mbaraga wenda muri iyi minsi kore disi ahubwo ikibazo ni kuba zikoze ku zuba uzajya wizinda mu gitondo sha ndananiwe kabisa biragaragara uko zikoze no kuzuba ni kuzuba ariko nyine kubera ko nibwo narimbyutse nyine mbasha kuvuga ngo nze nkora udusiporo uzajya wihanganira mu gihe umaze gufata imiti ujya muri karitsiye kuko urabona ni hafi ukora siporo kuko iri zuba naryo ntabwo ari ryiza rwose ariko nyine kubera kurwara nyine niyo mpamvu ubundi najyaga nzikora saa 10 cyangwa se mu gitondo ubu niyo mpamvu nyine zikoze muri aya masaha no kwihangana ariko uri kumva uri koroherwa sha ndi koroherwa uko biri cyakoze shawarananutse biragaragara pe shawarananutse subireba se ubwo nayenyowe impamvu mfite ikibuno subona hari ikiriho pe ariko uko biri kugenda biza wenda bizagenda biza bibiri kuza ahubwo kuvuga bashira kurikirana imiti nkanywa imiti kwa muganga bampaye niyo mpamvu nyine ubu ngubu ndi kubasha kugira izindi mbaraga nyine nkakubasha gukora na siporo niyo mpamvu no kurikiza inama zo kwa muganga zose bizagenda neza uzakirana vuba cyane babimeze ariko ubundi mu buzima busanzwe warora sha narinda aho nyine kubera ko babashije kunkurikirana niyo mpamvu nyine urabona ntari binoneho ndi kugerageza niko bimeze ariko nyine niko biba bimeze muri iyi si nyine bisaba kwihangana no gutuza nibasha gutuza nyine bibasha gushoboka cyane niyo mpamvu nibazaga ahantu uri muri iyi minsi nkahabura kuko ntabwo twarukaga guhura sha narindi mu bitaro niyo mpamvu navuye nkajya niryamira nkigumira mu buriri ubu uyu munsi urebye nibwo nasohotse nabwo ngiye muri siporo abona nyine ni mu masaha ya saa 6 niyo mpamvu nuko ntabimenye mba naragusuye so nyine pole wihangane Mereza isafuriya yanjye ibintu cyane ngeze byinshi nzajya mbitekamo byose ujye unyweramo inkari inkari se si bya bindi bubakisha gwenda ikayi barya barayihingisha bayiriraho ibiryo ikayi bayiriraho ibiryo harya bimaze iki biri gutakara bakira mufashe iyo ngiyo ndaguhanyuka mucunga nabi mama ni igiki
nyina unyuko kwa beno Wewe mero ziyo nguti yawe ugiye kumpa. Mero ziyo nguti. Si nguti yawe ugiye kumpa. oya ntabwo ndurwana Akira. Akira mbigura. zana Bari kutureba. Bari kutureba. ziba ndagomba ko nawe niko kanyara mujyanye nyina unyuko Ikote nambaye byagiye. Dore. zana asa zana Nanje sana. Gosha. Nabishoboye. He. Ariko ubundi urigiki? wowe uri igiki Urigiki? wowe uri igiki Urigiki? Niko mbwira, urigiki? wa muzimu wonye ariyo Gira umuki? wa muzimu dufatanyije gusa Gusara uri umusazi. wese uri Uri umusazi. kandi mbona nkaho warasaze Jewe ndi umuntu w'umusenzi. Jewe ndi umusenzi. urasenzanye se Jewe ndi umusenzi. urasenzanye Usenzi cya? Jewe ndi umusenzi. mvaho Nereza. nataka nini Nereza. unataka nini Ntabwo ndi gutaka. akore nyine ntabwo nari mbizi ko warwaye pe Sha, gusa sawa. ariko buriya nzagusura mu rugo nzashaka umwanya nze ngusure mu rugo Sha, narebe n'ukuri uzaba ukoze rwose turakwiteguye mu rugo ni karibu cyane nzaza wowe uzabona nkugezeho ariyo shuwa cyane rwose ntabwo nakubeshya Sha, kuko sawa umuntu warwaye aba agomba gusurwa n'ubundi nubwo nuko ntabimenye Sha, ni ukuri uracyagira umutima mwiza pe gusura no kwa muganga ni ukuri uracyagira umutima mwiza njye ntabwo nari nzi ko ukigira umutima mwiza ni ukuri. buriya se ni uko umuntu aba ahugiye muri byinshi bikamugira bize ariko ubu ubwo ndahugutse muri iyi minsi nzagusura Sha, narebe ubwo nyine nanjye reka nkomeze siporo nari ndimo cyane hari ubwo tuzasubira Sha, sawa narebe Inkweto. Imyenda do. Dore agahene. witonze urambaza iki Dore agahene. nawe urambaza iki witonze ko kavuga curanga radio urambaza iki Ntabwo iri kuvuga. dore ngo aratereka agacupara Radio ntabwo iri kuvuga. dore urambaza iki urambaza iki Radio ntabwo iri kuvuga. wande kuyere kamufungurira ariko ibisazira ibi bisazi urambaza iki ariko Kamfungura munabare kamfungura radio. munabare Fungura radio. Radio ntabwo iri gukora. Habuzemo amabuye. Ikorogoshore. atera ngo hehe Ati, iyi ntabwo data. Zana inyundo hano wereke. Zana inyundo. Iyi ntabwo ari inyundo ni capati. zana yinde reka turebe bakira Nako kamukuru. Nako ndibutse. vuguta shomano Bivutse tumuhe umuti. nawe Urashize. Papa mwiriwe Mr. Muhungu wa. Dore icare hano. Isubuko ko muhungu wari uri he koko? Njye mvuye hari haruguru ndaza nicara hano ariko nakubuze mu rugo bya bindi wambwiye ngo nkore nagangije Narura rugo nsigaye ndureba nkabona sinzi ibyaro. gute none se soye wabiteye se Ako nabiteye gute koko wagiye unyuma? Ntabwo bizi ukibyiruka imitungo nari mfite. Ntabwo bizi. Hari aho nariye nabi. Hari icyo ntakoze ngo mbazanire. Ariko mama wanyu ni ntashima habe na gake. Reba mama wawe muhe byose ariko abonye nk'yarantaye pe. ariko papa ndabura kubabaza aho mwabisize ukambwira ngo nzi imitungo mwari mufite ndetse ko nari ndi mu mashuri
nari kumenya gutaho imitungo iri ibintu byose nashatse kukurihirira ishuri riciriritse hariya kuri ka gashuri ka hariya hepfo ngo nkurihirireyo mama wawe ngo reka ngo umwana wanjye ntiyakiga ku ishuri riciriritse birangira mvuze ati reka numva umugore ati ndashaka ibi yakumva ngo habaye ngo nimba ngo ari ibitaramo hehe nkumva ngo aragiye nakumva ngo habaye ibiki hehe nkumva umugore aragiye ese ubwo umwana nabigenza ntari ngewe ni ukuvuga ngo rero amafaranga yamazwe nanjye wanze kunjyana muri rya shuri ryo muri Mayideni ngushyira mu ishuri rihenze nkumarira amafaranga mbese mama ubundi yajyaga kubyina yijyanye nimwajyanana ese wa muhungu we koko kubizi nabaga nagiye mu ifamu kwirebera za nka zanjye nari mfite nazo dore ngo nagurishije wa mugabo rero papa reka nkubwire ubundi bajya bavuga ngo nari umugabo ntihabwa intebe uyu munsi aho ugeze wagakwiriye kongera kwicara ugatekereza nk'umuntu ukuze ukumva ko ibyagiye hanyuma ugatangira bundi bushya tugapanga indi mibereho kuko ibyagiye byaragiye ntibizagaruka na mama wawe mwibagirwe Mana yanjye izi karitsiye nazo ni abantu bazima babamo abasazi baramfatiranye mvuze izinduru nta n'umuntu nabaye mana yanjye kuko ibibazo byose ari njye bibonerana koko papa aratwirukanye mama aranaye mukuru wanjye sinzi ahaba nyagasani ubu koko ndabigirane uramusaza aranankomerekeje mana yanjye ubu ndabigenza ne koko ankubise ugutwi none ndumva gushyushye mwana we ndabigenza ni koko kanicara ahangaha numve ko ndi buruhuke neza undi nkasubira gushaka ahantu nkura akazi ahubwo reka ndebe batongera kugaruka bari abasazi ngo mama mwibagirwe usundi papa oya mbere yo kubizanya ati ibintu byose mbyibagirwe mbere yo kugira ngo mbwire ibyo ngibyo urananyibukije mbwira mama mwapfuye iki ku buryo yarinda kumwirukana mama wawe twapfuye ibintu byinshi mama wawe yatangiye ati ubukene bwanjye ntabwihanganiye mama wawe ati nshaka ibi ngibi ntafitiye ubushobozi nawe abibona mama wawe ati ndeka akazi mama wawe ati ninjye gutashya inka akahe kazi wagiraga none se we ntabwo ube akazi nkuru kazi ariko papa koko gakabigase ko nta keza reka nkubwire reba boge ukuntu uri kumanuka hariya urimo uragenda neza ariko uri bukusabiriza ukuntu wagendaga kuki udusebye biriya bintu bihagarike ejo bundi warambeshye ngo ntabwo uzongera gusabiriza ngiye kubona mbona mu nzu hari akantu k'akamvirope wazanye ndeba ibintu waje ndavuga ndeba ibintu papa yazanye nta hantu yagiye gukora warongeye ujya gusabiriza oya ntabwo nagiye gusabiriza ahubwo mva ukuntu byagenze nubundi nahuye n'umuntu twari tuziranye yajyaga mbona ku muhanda atiyo angirira impuhwe nawe yabonaga rwose nananiwe ibitekerezo byandenze nibaza ukuntu inzara igiye kutwica njye nawe nibaza ukuntu mama wawe yagiye akajyana na murumuna wawe nibaza ibintu byinshi umuntu andebye angirira impuhwe pe arangije arambwira ati icyo gihe yampaye amafaranga ibihumbi bitanu wimbeshya ndi mukuru nta muntu wakikura ubundi 5 muri iki gihe ngo abiguhe kereka abaye ari mwene wanyu kandi ndabizi mwene wanyu murangana ntago ashobora kugufasha na gato utaraturutse se kwa mama wawe twumvikane ndi umusore narize sinshaka kuzongera kumva ngo wasabirije none reka nanabikubwire ninongera kubona wasabirije gihe nzashaka uburyo bushoka bwose nguteze leta sinshaka umuntu ukomeza kunsebya guma hamwe niba bikunaniye gukora gihe ngomba gukora nzagutunga kandi reka nkubwire na mama ngiye kumugarura kandi ntacyo uzakora mama ugiye kumugarura nzamugarura none si byo nsaba byose uzabimuha ariko se mana nk'ubu ngubu mama yancitse ate koko arancutse tuvanye mu rugo arancitse ririya joro mama nawe afite kuba akunda abagabo koko nk'ubu ngubu wambwira ko aherereye ahagana he koko ariko buriya si wera mwana we ariko uriya niwe mbonyera
ariko niwe ko ntabwo mama namuyoberwa so baciye he kuko ni muri naha bana we nciye ahangaha nanone nakongera nkahura na ba barwayi none n'icya sinamenya niba ari haciye mana wanyeretse inzira aciyemo